Yesu ashimwe, umwaka mushya muhire abakunzi Imana mwese aho muherereye hirya no hino ku isi. Imigisha y'Imana n'ubwiza bw'Imana bibane namwe. Ni umwaka wo kugarurirwa byose, umwaka wo kugarura byose, ni umwaka wo kugarura ibyanyazwe. Haleluya! Iri ni ryo jambo Imana yaduhaye muri iyi minsi twari tumaze turimo dusenga, twifuza kumenya icyerekezo cy'umwaka w'ibihumbi 2022. Twifuza kumenya ni biki, nuhe mugambi Imana ifite hejuru y'ubuzima bwacu, niki Imana iduteganirije, niki Imana itubikiye. Imana iratubwira ngo ni umwaka wo kugarura byose. Reka dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cya Samweli wa mbere ibice 30. Turasoma dore ku murongo wa 6, turakomeza tugarukire ku murongo w'9. Bibiliya iravuga ngo maze Dawidi arababara cyane kuko abantu bavugaga nk'abenda kumutera amabuye. Abantu bose bari bafite agahinda, umuntu wese ababajwe n'abana be b'abahungu n'abakobwa. Ariko Dawidi yikomereza ku Uwiteka Imana ye. Maze Dawidi abwira Abiyatari umutambyi mwene Ahimeleki ati, ndakwinginze nzanira efodi hano. Nuko Abiyatari azanira Dawidi efodi. Dawidi aherako agisha Uwiteka inama ati, ninkurikira izo ngabo nzazifata. Aramusubiza ati, zikurikire kuko utazabura kuzifata ukagarura byose. Nuko Dawidi n'ingabo ze 600 bari kumwe baragenda, bageze ku kagezi Besori, abari basigaye inyuma batakara aho. Ariko Dawidi n'ingabo ze 400 barakomeza, izindi 200 zirasigara, zari zirembye, bituma zinanirwa kwambuka akagezi Besori. Imana itugirire neza. Iri ni ijambo Imana yaduhaye kuri uyu mwaka w'ibihumbi 2022, nyuma y'urugamba rukomeye twari tumazemo igihe muri uyu mwaka tuvuyemo 2021. Umwaka wa 2021 ni umwaka wabayemo intambara zikomeye, ni umwaka wabayemo ingorane nyinshi, rimwe na rimwe binagoye kubona uko dushobora kuba twabisobanura. Iri jambo dusomye mu gitabo cya Samweli wa mbere ibice 30, n'igihe Dawidi n'ingabo ziwe bari bagiye ku rugamba, bari bagiye gutabara, bari bagiye mu ntambara. Igihe bari bahagurutse bagiye mu ntambara, niki cyabaye kuri uwo munsi? Basize imiryango, basiga abagore n'abana n'ibintu byabo, barangije bajya kurwana. Iki gihe Dawidi yari atarahabwa icyubahiro cyiwe, Dawidi yari atarasorezwa amasezerano yewe. Ibyo Imana yavuze ku buzima bwa Dawidi byari bitaruzura. Iyo ukiri mu rugamba rwo gutegereza amasezerano, ibyo Imana yavuganye nawe bitaruzura, uhora mu ntambara ijoro n'amanywa kugira ngo urebe yuko washyikira umugambi w'Imana. Biragoye kugira ngo uryame usinzire amasezerano yawe ataruzura. Biragoye kugira ngo ugume ahantu hamwe utarageraho Imana yaguhamagariye. Iyo wasutsweho amavuta, Imana ikaguha isezerano, Imana ikakubwira ibyo izagukoresha, ariko ukaba ukiri muri wa mwanya wo gutegereza, bigusaba guhora urwanya ijoro n'amanywa kugira ngo urebe ko uzashyikira icyo Imana yakuvuzeho. Dawidi yari yarasutswe amavuta yo kuba umwami wa Isirayeli, ariko yari atarambikwa ikamba ry'ubwami bwa Isirayeli. Yari akigendana amavuta ku mutwe, ariko umutwe udafite ikamba. Nagira mbabwire ngo hari igitabo nanditse ku buzima bw'umwami Dawidi,
nayo ndimo nerekana Dawidi ufite amavuta y'ubuhanuzi ku mutwe we ariko adafite ikamba ry'ubwami ku mutwe we. So ibyo ni ibihe tunyuramo. Hari igihe uba ufite amavuta ku mutwe wawe, Imana yaraguhamagaye, Imana yaguhamagariye ikintu runaka, hari isezerano ry'Imana riri hejuru y'ubuzima bwawe, ariko mu kuri ntabwo uragera mu gihe cyo guhabwa ikamba. Rero amavuta yonyine gusa atagira ikamba ku mutwe wawe aguteza ibisazi, aguhamagarira ibibazo bitagira uko bingana. Niyo mpamvu rero Dawidi igihe cyose afite amavuta ku mutwe wiwe ataragira ikamba ry'ubwami ku mutwe, byamusabaga guhora mu ntambara ijoro n'amanywa, byamusabaga guhora arwana. Yari mu buzima bumusaba kurwana, ariko kandi nubwo ajya kurwana akaba afite n'umuryango nawo ukeneye uburinzi. Ariko iyo utaragira ikamba ry'ubwami ku mutwe wawe, biragoye kugira ngo urwane intambara zo hanze urinde n'iwawe icyarimwe. Ibi ni ibintu bigorana. Byasabaga Dawidi kujya ku rugamba, ariko yagenda agasiga abagore be, abana b'ingabo ziwe badafite uburinzi. Kuko iki gihe Dawidi yari afite umubare w'ingabo 600 gusa. So rero ingabo 600 ntabwo zihagije kugira ngo zijye kurwana urugamba hanze zongere zirinde n'agace batuyemo. Byari ibintu bidashoboka. So ubu ni bwo buzima tubamo igitondo n'umugoroba. Usanga ubushobozi buri mu buzima bwawe butakwemera gukora ibintu bibiri icyarimwe, bigusaba kureka kimwe ugakora ikindi. So rero hari igihe cya kindi ugiye gukora icyo usize usanga kibwe cyangwa se cyangiritse. Abantu bari mu bihugu by'amahanga bahura n'ibibazo bikomeye cyane, kuko ubuzima bw'amahanga tubamo cyangwa se bene data benshi babamo bigusaba gukora cyane. Hari igihe usanga umugore n'umugabo, umugabo azinduka mu gitondo ajya ku kazi, umugore agasigara n'abana mu rugo. Saa 12 umugabo agataha, umugore nawe agahita atsa imodoka nawe agahita asohoka, umugabo nawe agasigara n'abana. Bikaba ngombwa yuko umugabo akora ijoro cyangwa se umugabo akora amanywa, umugore agakora ijoro. Ugasanga bibasaba guhora babisikana igitondo n'umugoroba. Kugira ngo uzabone umunsi cyangwa se igihe umugore n'umugabo bahuriye mu rugo, iteka bahura umwe yinjira undi asohoka. Ugasanga abana bawe ngombwa ko babajyana muri creche, ugasanga igihe cyose hariho kubisikana, nta kuba hamwe nk'umuryango guhari. Kubera iki? Kuko nibavuga ngo baricaye hamwe, hari ikintu bari buze kwirengagiza. Rwa rugamba rwo hanze bagomba kurwana kugira ngo babeho, baraza kuruvamo. Niba rusohokamo, ntabwo bazabona icyo bishyura amazu babamo, ntibazabona icyo bishyura amakeredi bafite, ntibazabona icyo bishyura ibiguzi bitandukanye biri mu buzima bwabo bagomba kwishyura. Rero kubera izi mpamvu usanga ngombwa ko hari igihe bareka urugo kugira ngo bajye gushaka amafaranga hanze. Ibiro nibyo Dawidi yari arimo. Iyo avuga ngo reka twicare turinde abagore bacu n'abana bacu, niki cyari kubaho? Umuhamagaro yahamagara wo kuzaba umwami wari gupfubiramo. Uru ni rwo rugamba rukomerwa n'ubuzima bwa Dawidi. Dawidi rero arasabwa gusohoka akajya kurwana intambara hanze kugira ngo akunde azaba umwami. Ariko gusohoka kwiwe asiga abagore be n'abana be n'ibintu byiwe byonyine bidafite uburinzi. Biragoye mu mwanya kirimo kurinda ibyo afite hanyuma akarwanira n'umuhamagaro w'ubuzima bwiwe. So izo nizo ntambara rero tubamo ijoro n'amanywa. Imana yaratubwiye ngo uru rugamba nirwo rwatsinze abantu mu mwaka wa 2021. Hamwe usanga umugabo yarahagurutse ajya gukora kugira ngo abone amafaranga yo kuzana mu rugo, ariko umwanzi asigara yiba mu rugo rwe. Umugore yarahagurutse ajya gukora kugira ngo abone uko abeshaho umuryango, ariko umwanzi asigara arimo yiba. Ibirori byatanze iki?
byatanze ko abantu bisanze baratakaje ibintu byinshi mu buzima bwabo. Umwanzi yaribye yiba abavandimwe b'abantu. Umwanzi yaribye yiba amafaranga, yiba akazi, yiba umunezero, yiba amagara. Abantu benshi barapfuye muri umwaka turangije. Abantu benshi barirukanwe mu kazi. Abantu benshi bahuye n'ibibazo bitandukanye. Kubera izihe mpamvu? Wahugiye mu kurwana hanze, imbere umwanzi arakwiba. Turangije uyu mwaka wa 2021 abantu bafite agahinda katagira uko kangana kubera ibyo batakaje. Hariho utuvideo tumwe nahoze mbona abantu bari mubaza mu mwaka wa 2021 barimo bawushingura. Kubwo bumva ko bawufata bakwamba kubera iki bahuye n'ibibazo bitandukanye. Nawe ushubije amaso inyuma urabona hari ibintu byinshi cyane wanyazwe. Waranyazwe mu buryo bw'umwuka, waranyazwe mu buryo bw'umubiri. Hari amasezerano wari ufite ayo ngo yaragiye. Dawidi rero agarutse asanga umugore wiwe, abana biwe, inshuti ziwe byose byagiye. N'igihe rero atarafite icyo gukora kuko ntarazi naho bagiye, ntarazi n'ababajyanye abaribo. Yuzura agahinda, yuzura umubabaro, aribaza ngo ndabigenza nte? Biravuga ngo arangije ajya imbere y'Uwiteka, asaba umutambyi amubwira ngo nzanira efodi. Efodi ni umwambaro w'abatambyi, ni umwambaro abantu bambara bashaka Imana, bashaka amaso y'Imana. Arangije arawambara aza imbere y'Imana. N'igihe atarakeneye ko umutambyi amugira imbere y'Imana ngo ajye kumubariza. Dawidi yarasanzwe ahamagara abakozi Imana akavuga ngo nimumbarize Imana, nimumbwire. Yizeraga abahanuzi kandi yemeraga ibyo abahanuzi bavuga. Ariko iki cyari igihe adakeneye kubaza umuntu n'umwe, ahubwo akeneye ubwe wenyine gusa kugira imbere y'Imana. N'igihe umutambyi yarahari, ariko yari ari mu mwanya adakeneye yuko umutambyi ari umugira imbere y'Imana. Kubera iki? Yari yatakaje ikintu cy'ingenzi mu buzima bwiwe. Ndimo ndavugana n'abantu batakaje ibintu by'ingenzi mu buzima bwabo muri umwaka wa 2021 tuvuyemo. Uyu mwaka wa 2022 nagira ngo nkubwire ngo ni igihe cyo gufata effort, ni igihe cyo kwambara umwambaro ukugarura imbere y'Imana, ukuzana imbere y'Imana. Ukeneye guhaguruka ugasenga amasengesho utasenze umwaka wa 2021. Ukeneye kugira igihe cyo kurara ku karago, ukeneye igihe cyo kurara imbere y'Imana, ukeneye umwanya w'Imana mu nzu yawe, ukeneye icyumba cy'amasengesho mu nzu wawe, ukeneye ahantu uhurira n'Imana. Ndabizi ntabwo ari abantu bose bafite uburyo ki bwo gushyira ibyumba by'amasengesho mu nzu zabo, ariko reka nkubwire nubwo baba muri single room, muri chambrette, fata imbere y'igitanda iwawe, ufate santimetero 20 uziramburemo agatapi, uvuge ngo ahangaha ni umwanya wawe Mana, niho nzajya nkurira nawe. Saa 9 z'ijoro ubyuka uhapfukame, uvuge ngo aka ni agace naguhaye mu nzu yanjye. Ntabwo ari ngombwa ngo ufite uruzu runini, ufite ibyumba usagura, wokipaho cyangwa amatapi. Oya, nubwo muri chambrette, fata ako gace gato ukaramburemo itapi, uvuge ngo ahangaha ni umwami nzajya nkurira nawe. Mu gitondo byo kwapfukame, nimugoroba uhapfukame, saa 7 uhapfukame, nijoro uhapfukame, uhaganirire n'Imana. Dawidi yambara efodi, arangije arahaguruka yegera imbere y'Imana. Niho twasomye ku murongo wa 8 ngo abazimana ngo Mana mbakurikire. Imana amubwira ngo bakurikire. Haleluya. Uyu mwaka wa 2021 ni umwaka wo gukurikira ibyawe byose byanyazwe. Ni umwaka wo gukurikira urubyaro wari kuba warabonye mu mwaka wa 2021 utabonye. Iki ni cyo gihe cyo kurukurikira. Ni umwaka wo gukurikira mariage yawe,
wagombaga ko warabonye mu myaka 10 ishize, mu myaka 5 ishize, mu mwaka urangiye utigeze ubona. Umwanzi yarayikwibye arayijyana, ariko Imana irimo irakubwira ngo yikurikire uzayigarura. Haleluya. Uyu mwaka wa 2022 ni umwaka wo gukurikira ikintu cyose watakaje, ikintu cyose umwanzi yakunyaze, haba mu buryo bw'umwuka, haba mu buryo bw'umubiri. Imana irakubwira ngo kurikira uzakigarura. Haleluya. Haguruka ukurikire, haguruka wiruke, iruka inyuma y'ibyo ngibyo wanyazwe, wibireka, bikurikire. Imana irakubwira ngo uzabigarura byose. Uko niko Uwiteka Imana yabwiye Dawidi. Nta handi hantu ushobora gukura imbaraga zo kugarura ibyo umwanzi yakunyaze mu mwaka wa 2021 keretse imbere y'Uwiteka. Ibanga rikomeye Dawidi yakoresheje muri bino bihe bigoye ni ibanga ryo kujya imbere y'Imana, ni ibanga ryo kwambara efodi, ni ibanga ryo gusenga, ni ibanga ryo kubaza Imana. Iri niryo nguhaye warimo kumurikira muri kano kanya. Ikintu cyonyine gusa kizatuma unesha nuko wihata kuba imbere y'Imana, nuko wihata kuba mu bwiza bw'Imana. Biravuga ngo Dawidi amaze guhabwa kuraje n'Imana, amaze kubwirwa n'Imana ko ari bugarure byose, arangije arahaguruka yiruka nk'inyuma y'ibyo byose byari byanyuzwe. Uyu mwaka wa 2021 haguruka wiruka nk'inyuma y'amashuri yawe. Maze igihe kino waravuye mu ishuri nabyo bagiye ko kwiga bibaho, ariko haguruka wiruka nk'inyuma y'amashuri yawe kuko igihe kigeze ngo uyagarure. Umaze igihe ubukwe bwawe bupfa igitondo n'umugoroba, haguruka wiruka nk'inyuma mariage yawe. Uyu mwaka wa 2022 urayigarura. Umaze igihe utegereje visa, n'amafaranga barayakuriye, n'ibintu byinshi barabitwaye, ariko umwaka wa 2022 haguruka uyikurikire kuko uzayifata. Imana yakubwira ngo haguruka, run, iruka, bikurikire, wibireka ngo umwanzi abijyane. Warabitwawe, warabyatswe, warabinyazwe, ariko wibirekera mu biganza by'umwanzi wawe. Abanzi bari bateye Dawidi adahari, bafata abagore n'abana barabajyana, ariko Imana amubwira ngo wibareka ngo babajyane, wibareka ngo babatware. Genda ndi kumwe nawe, ndabana nawe, kandi ndatumugarura byose. Ibyo wanyazwe byose, ibyo watwawe byose, ndatumubigarura. Iri ni ryo jambo Imana iduhaye bakunzi Imana. Iri ni ryo jambo Imana iduhaye mwebwe mukurikira iyi televiziyo yacu y'abakunzi Imana. Uyu mwaka wa 2022 haguruka ukurikira ibyo wanyazwe byose kuko uri buze kubigarura. Biravuga ngo barahaguruka nazanga bazuye 600 ngo baragenda bageze bakageza i Besori, ngo 200 barananirwa, bararuha, baryama aho ngaho. Uyu mwaka wa 2022 nagira ngo nkubwire ngo hari abantu benshi byitwaga ko muri kumwe mu rugendo, ariko bazasiga bakageza i Besori. Hari abantu badafite umumaro mu buzima bwawe. Imana izagukiza muri umwaka wa 2022, nabo kukuruhishiriza ubusa, nabo kukunaniriza ubusa, nabo kugukuramo amagambo. Nta kindi kintu ntashobora kurwanya intambara ziri mu buzima bwawe. Abo ngabo badafite ubushobozi bwo kugufasha kugarura ibyawe wanyazwe, baraza gusiga bakageza i Besori. Ntabwo Imana iri bwemere yuko bakomeza kugukerereza. Hari abantu benshi babanye nabo, hari abahungu wahaye umwanya mu buzima bwawe bagukerereza ubusa, bakwangiriza umwanya w'ubusa. Abo ngabo muri uyu mwaka barasigara bakageza i Besori. Najya kumbwira ngo dutangiye uyu mwaka basigare, sinejo sinejo bundi basigare, kuko twamaze kwambuka, twebwe turakurikiye, tugiye kugarura ibyacu. Rero abo ngabo barimo gutwara umwanya batazagushyira mu rugo, basigare kuri Besori, mu izina rya Yesu Kristo Nazareti.
abo ngabo barya ibyawe gusa, barya imitsi yawe, bagukuramo amagambo, bajya kugutaranga, bajya kukuvuga, bajya kukwangiza, bakubeshyera, bakumaramo imbaraga z'umwuka n'iz'umubiri, bagutwara igihe cyawe. Abo ngabo badashobora kuzana igisubizo mu buzima bwawe, Imana iratuma basiga bakageza i Besori. Turahagurutse tugiye kugarura ibyacu. Ntabwo Imana iri bwemere yuko abo mutazajyana ku rugamba, ntabwo yemera ko muri buze gukomezanya. Ubu ni bwo buhanuzi bwa mbere ngo hari. Imana iragukuramo abantu b'imburamumaro. Imana irakuvanamo abantu batagize ikintu na kimwe bakumariye. Barasigara na 21, kuko 22 ni abantu tugomba kugerana aho tugomba kugarura iminyago yacu. Ni abantu bagomba kugufata amaboko, ni abantu bagomba gukomezanya nawe urugendo kugira ngo ugarure iminyago. Haleluya. Ngo barangije baragenda, bageze imbere basanga umwe mu bari baje kubatera aryamye, ananiwe, arwaye. Bibiliya iravuga ngo haleluya, ngo Dawidi arategeka bafata uyu mugabo, baramugaburira, bamuha ibyo kurya, bamuha ibyo kunywa, ngo arangije arahembuka. Uyu mwaka wa 2022 ni umwaka wo kugaburira n'abanzi bawe, ni umwaka wo kugira neza n'abanzi bawe, kuko nawe Imana izabakoresha kubwo umugambi ifite hejuru y'ubuzima bwawe. Nagiye nkubwira ngo n'abandi bari mu batumye ibyawe bigenda, menya neza ngo muri 22 Imana iraza kubakoresha kugira ngo ibyawe bigaruke. Ntihazagire umuntu n'umwe uzagira umwanzi mu buzima bwawe. Uzasenga Imana iguha ubwenge, kuko n'abanzi bawe bazaza ibikoresho by'Imana ku buzima bwawe muri uyu mwaka 2022. Bamaze kugaburira uyu mugabo, barangije bamubwira ngo tubwire, kumva uyu nguyu ni umwe mu baje kubatera, ni umwe mu baje kubanyaga, ni umwe mu bari batwaye ibintu bya Dawidi. Imana igiye kuzana abanzi babashyira mu biganza byawe, bakenere kubaho ari uko babeshejeho. Imana igiye kuzana abanzi bawe, ibashyira mu buzima bwawe ari ufite imbaraga zo kubahembura gusa. Muri mwaka wa 2022 bazahembuka kubera wowe. Bo bakoresha amaboko yabo kukugirira nabi, ariko Imana izakoresha amaboko yawe ku buzima bwabo kugira ngo bagirire neza. Ariko nabo izabahindura igisubizo ku buzima bwawe. Bamaze kumugaburira, Dawidi aramubwira ati rero icyo ngiye gusaba ni iki muri kano kanya, ndaguhembuye, ariko igiye korwa ni kimwe, ndashaka unyobore ngeze aho bene wanyu bari, bantwariye abagore n'abana. Ambwira ati sezeranye ikintu kimwe, niba utari buze kumpa databuja ngo anyice, cyangwa se niba nawe utari bunyice. Rero ambwira ati we nta kibazo, gusa tugende ujye kunyereka hari umugore wanjye, abana banjye. Biravuga ngo wa wundi nyine abajya imbere, ageza Dawidi n'ingabo ziwe ahari abanzi ba Dawidi. Biravuga ngo Dawidi arabica bose, arabarangiza, arokora abagore biwe, arokora abana biwe, n'ibintu byose bari banyaze, arangije arabigarukana. Haleluya. Abigarukanye biravuze ngo abagabo bamwe b'ibigoryi, b'inda nini, b'ibisambo, ngo barangije baravuga ngo bariya basigaye inyuma turabaha abagore babo n'abana babo gusa, ariko iminyago twanyaze nta n'umwe turi buze kubaha. Dawidi aravuga ngo ibyo ntibimere gutyo kandi ntibikabe gutyo. Uwagiye ku rugamba n'uwasigaye, twese turagabana tunganye, twese turasangira, nta n'umwe ugomba kuva hagati muri twebwe. Uwo ni umutima Imana ishaka kugira muri uyu mwaka. Ugira umutima wo gusangira n'abandi, ugira umutima wo gusharinga n'abandi, ugira umutima wo guha ku minyago yawe abo mwafatanije urugamba. Nubwo batashoboye gukomeza urugendo, nubwo batangiranye nabo ariko ntibakomeze,
imigisha Imana iguha n'iminyago Imana iguha ntuzabe igisambo. Imana irashaka ko utaba igisambo mu mwaka wa 2022. Imana irashaka yuko usangira n'abato n'abakuru n'abandi, kuko Imana iri buze kugushoboza kuzana buri kintu icyo ari cyo cyose wari waranyazwe. Haleluya. Iri jambo tuzarikomeza mu buryo burambuye. Muri kano kanya twifuzaga kubaha incamake aho iri jambo ryavuye ngo umwaka wo kugarura byose. Bwoko bw'Imana, abakunzi Imana mudukurikiye ku magurupe yacu, ku macano yacu, ku mirongo yacu, uyu ni umwaka wo kugarura byose. Ni umwaka wo kugarura buri kintu cyose wanyazwe. Ntabwo ushobora kukigarura wicaye, biragusaba guhaguruka ukagikurikira. Ntabwo wahaguruka utaziyugana, biragusaba kuba imbere y'Imana, biragusaba gusenga, biragusaba kuba aho Imana ivuga, biragusaba kugira amatwi afunguye yumva icyo Imana ivugana nawe. Dawidi kugira ngo abishobore byamusabye ko aba ahantu Imana ivuga, kandi amatwi yiwe abafunguriye kumva neza ibyo Imana irimo kumuganiriza. Umwaka wa 2022 amatwi yawe azabe yiteguye kumva icyo Imana ivugana nawe. Ibyo bizatuma ushobora kugarura buri kintu cyose mwazerera kunyaza. Reka dusenga n'Imana muri kano kanya. Ijambo tuzarisubiramo muri iyi minsi, tuzakomeza kuri developa umunsi ku wundi, ariko wumve neza ngo ni umwaka wo kugarura buri kimwe cyose. Data, mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rihambaye, mu izina rikomeye, turasengera ubwoko bwawe, turasengera abakunda Imana, turasengera intama zawe, mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Muri kano kanya turi imbere yawe tukwinginga kugira ngo uherekeze ijambo ryawe hagati muri twebwe. Umwaka turangije twabuze byinshi, twatakaje byinshi mu muhamagaro wawe, mu murimo wawe, mu miryango, mu nshuti, mu bavandimwe, mu gihugu. Umwanzi yaratunyaze aciye mu burwayi, aciye mu banzi, aciye mu makovid n'ibindi bitandukanye, kugeza igihe twisanze ibyacu byaragiye byose, ariko dusezanije ko ari umwaka wo kugarura ibyanyazwe byose. Ndakwinginze ngo usuke amavuta ku bahungu bawe n'abakobwa bawe, usuke amavuta ku bagabo n'abagore, usuke amavuta ku bakecuru n'abasaza, usuke amavuta ku bana batoya. Uduhe imbaraga zo gukurikirana iminyago kugira ngo tuyigarure. Ndasenga umuntu wese umaze gukurikirana ino jambo, ndasenga umuntu wese uzumviriza ino jambo Mwami, kuko ni ijambo ry'umwaka wose. Uhereye umunsi ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 2022 kugeza ku itariki ya 31 z'ukwezi kwa 12 umwaka wa 2022, iyi ni impamba y'ubuzima duhaye Mwami. Iri jambo uzarirwanira amanywa n'ijoro, uzaririnda uko bukeye n'uko bwije. Niyo mpamvu nkwinginze kugira umuntu wese uzagizera akarihagararamo azabona umusaruro waryo, azabona ibyiza bivuye muri ryo, azabone ukuboko kwawe Mwami guherekeje iri jambo. Mu izina rya Yesu Kristo Nazareti, ndakwinginze ngo umuntu wese watakaje ikintu uyu mwaka kigarure mu izina rya Yesu. Urakoze Mwami, turacyari imbere yawe kugira ngo uvugane natwe, kuko uyu ni umwaka wo gutega amatwi, ni umwaka wo kuba imbere yawe, ni umwaka wo kumviriza icyo uvugana natwe. Nawe turakwinginze utwemerere, uzahora uvugira muri twe igitondo n'umugoroba, uzahora utubwira uko bukeye n'uko bwije. Abana bandi bahaguruka bagiye ku rugamba bakurikiye iminyago Mwami, nyamara ijwi ryawe riyobora rizabesha ya buri wese. Uzahaguruka kukubaza Mwami, akurikiye umugore we, akurikiye umugabo we, akurikiye umwana we, akurikiye akazi, akurikiye amasezerano, uzururuka uvuge kandi Mwami utanga icyerekezo. Ndakwinginze umugisha ubwoko bwawe, umugisha abana bawe, mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Amen.